Yabona ikirere cye kirabuye mwana. Ariko se nkubwira. Reba ibyo birenge byawe. Imvura yaguye. Imvura yaguye. Uri kugenda ukata ibyondo. Nari nguye mu cyondo. Nari mu cyondo. Ibyondo si mwana none nabigenza ute ko ari ubukene? Ubukene. Ariko se n'ubukene. Igihe watangira wambaye ibirenge. Reba icyondo n'umusumari wakujora. None se kangwe ikibazo cyaje ntabwo cyumva n'ubukene rwose. Niba n'igitanda nakigurishije imusa agera umusego byose naragurishije natwe dufite ubukene ariko turiyeranja tukarya rimwe ku munsi ariko tukabona ibinyusi byo kwambara tukabona ibinyusi byo kwambara ndabona wambaye na kanayike aza hukafe ndabona wambaye na nayike ndabona wambaye neza ariko si mwana wama ubuzashimishwa no kubona mpora nkanagiye hasi ibyondo ibiki n'ibiki ntose ndaje kugurira inkweto ushuti wa uherukana ushaka kumpa amakuru meza mu mudugudu amakuru nashaka kuguha uzamamagara kuri telefone uramamagara kuri telefone kandi urabizi nta telefone nta kingira ubwo rero reka nkubwire nicyo mbwira ukoze hatunyibutse nibyo nashaka kukubwira nyine yego ubwo ngubwo ejo muhure n'umutekano n'umudugudu cyagenze gute uzi ibintu bari barimo kuki amapensi amasupana oya mbabare wiki amapensi bari bajya gufungura imodoka bari gushaka iki barimo bashaka akagabo kamwe ubu ninde narumvishe ngo niyoshe yibese ngo nuko numvishe ninjye bari gushaka urafitwe waraje urafitwe nakumiga nushaka kureba hano rebe nyose wambaye ibinyusi usanga kugira ngo neze ibinyusi wa mugabo akavuki yego nakanigenda ndeba iki umva ahubwo ikintu ngiye gukora ngiye kureba akantu nkora niduhura ejo nzakora akantu zakora ngiye kugura amadarubindi noneho ngamake amadarubindi ngiye kugura amadarubindi yo gutereka mu maso ntabwo bazambona turongera ducakirane ariko nabona isiko turaba muri garitse ngiye baranyicaramo umudugudu nigize igice ariko ibi birenge byanjye ko bizarikora mara buriya kavukira mbwije ukuri kumbi ninjye bari guhiga amanywa n'ijoro igitondo byose ari njyewe hesha mudugudu cyari izuba rero biri kumena imbwa gahanga nawe waribonye uzi ko zasohoye ibiziranyenzi mu nzu hasha bundi wajya uvuga cyane nkakumva kuko ikina mba narimo kumva mva nkubwire noneho aka gahanga kawe wasanga bijyana wasanga ari kuremya uruhara nkwikira sha ari ikindi bagutorese urabizi se nkwikira wa muswa koko nibyo izuba rikumena imbwa gahanga izuba rikumena imbwa gahanga kangire ngo utwikire maze ubundi bwo ndebe umudugudu we ntango warakara mwana wo bwa mutekano ntabwo buragoye urakuyobora ntabwo bibabyore nkwikira neza nkwikira neza ugomba kuba yamanuwe we nkwikira neza zamaye ejo wa aguca nonese muteke ari abantu ibintu bigize by'umwanda ariko ose imyanda nahe nkumbuye n'akaraya mwanzi mva nkubwira rero mudugudu umutekano wawe kiraje neza naje nditwikira umutekano wawe najya nk'ikintu nakunganiraho hanyunganira iki ndayo bubiretse ariko reka nkubwire jewe numva uzakugura indaya nzaguhanyuka kandi nzakweguza ku buyobozi nicyo ushaka oya akugira unyaguza ubwo izo ndaya washaka urakajaje zije washaka kanararayo umva nkubwire none ni sawa cyane nkubwire none ntabwo umuntu mbangamira ntakubangamiye noneho ugomba kujya mu bagabo ukajya ugura indaya ku buryo cya kigore cyawe ntahite ntabonye ikigore cyiza gifite akantu k'amabuto nagibonye kigenda kigenda uvuga ati ntabwo nagisiba reka basi se wakinsengerera buriya jewe nyine ubundi wabaye igitifu hajya buri akantu k'agashati hajya buri kote najya buri kote muri iyo tugiye hanze muri misiyo z'akazi baduha amamiliyari n'amamiliyari basi se aho nyine nzajya no kwema muri serivete ibizi imyenda z'akazi nyine nawe no kwema n'ibintu byose mudugudu reka manze kubaza akabazo kambaza sha urumura gusura bwa mudugudu yari yareba yareba se n'amaso mwakirana ariko shanya bakutoreye kwa mudugudu w'indaya
Ako duindari. aha Uzije abantu kuziyobora. ngomba nkubwire no ku mutekano wawe uretse nkubwire ku mutekano wawe Gangire na. ngomba kukugira inama nkakungiriza nyine kumenya nk'umuntu nyine w'umutekano wawe nawe uri kubibona nakugira inama noneho inda tuba tubyihorera akanya gakeya ahubwo ikintu tugiye gukora kizi tugiye kumanza tukita ku mutekano w'isoko. Okay, ntacyo. Ariko oya ntangi by'indambi ivuyemo da. Ko nzabyongera. ariko ziko buriya Tugiye kwiga ahubwo babantu bisuko. Tugiye gukomeza noneho duhige babantu bacu. ngomba nkubwire noneho mwuga umudugudu wawe rwacu nyine nje nka mutekano wawe Maraporo ntuheruka ku maraporo. natembereye ejo bundi ndi kugenda mbambura n'umuntu ukugendesha ibirenge Kigenda shibirenge. ibirenge ariko bigendesha ameze ngo Inzara ndazikuramo noneho inzara ndazikuramo amajanja. ahubwo si uwo muntu wasangana no muzi Ubakita ukuntu bamwita Janindera niyo shida shida. uwo Nicyo numvise. uwo nguwo nyine Tugane nkwereke sha. no uzi ukuntu bagameze yambaye Turazikuramo ipataro inzara turazimaramo. umva ngo ariko ibintu umutekano nari kugura ibireye byanjye banza bamfatiye ingabo komera cyane yoshida amakuru yego nese uri murya mudagiye uzana ugiye nibuka ko mubwiye ngo haraka ugiye kuzagura kugira ngo inzego z'umutekano zitambure amadarubindi ariko nakumero oya nakumero rwose nakatiriye ngewe rero ariko se ariko mva nkubwire yego ibi ni ibiki nkibona ibirenge byanjye ni ubukire ariko mba gahunda mfite uko yumva neza ako kantu wakumvise mfite ya gahunda yo kugura amadarubindi inzego z'umutekano zizamo barambwiye ngo bari gukuramo amajanja bagakuramo inzara ngo urebye n'abindi ko baricomora da ariko nubwo abashinzwe umutekano baba bari kureba isuku yabo urumva banagiye umva nyine nubwo baba bari kureba isuku yabo bakareba bangiza imihanda y'abandi yego njyewe nanjye unteye ntabwo tukiri amashumi nanjye unteye asuke ntabwo kabisa nyine inshuti yawe ngaho wagiye n'ibirenge ngaho ubwo gahunda yanjye ni ukwigurira iki amadarubindi ntabwo bazambona rwose ariko ubundi nturwaye mu mutwe iyo gahunda ni imwe ibintu by'inkweto njyewe wumva ikibazo kinkomereye wacyumvise ni ikibazo cy'ibirenge kandi amaso yanjye hari igihe uyihishamo abantu ntibakubone ariko iyo utahishe amaso ntabwo watera imbere ahubwo reka nkubwire nerekeza njye gushaka tudarubindi hano narenzaho iki ahubwo aho nari ngiye ibarangaye ajya kutubwira tudarubindi inzego z'umutekano zitambura ari ibirenge byanjye byarakomeye cyangwa reka nkubwire n'ubundi ndikumva kugura inkweto utabishaka tugenda unyigurira agacupa n'imwe agacupa ndakugurira nimara kugura iki n'ubundi ndikumva udashaka kugura ukuntu icyo kibazo kitubwiye cy'isuku turaje kureba uriya muhirimbiri irangegera Ariko sha ibikoresho byanjye ntiwabisema aho ngaho. ibikoresho byawe biba biri muno Ibikigo biravugwa nabisibye birimo. Icyo tugiye gukora rero. Tugiye kwigura ibibana ngombwa. Amashanja turayakuramo tukigira ikirimarima ku buryo kizajya kugura inkweto cyanze cyumba kitabona cyari kibwira mu mudugudu kigenda. aho wese nkubwire yewe nzi n'ahantu akunze kubara Ahantu urahazi. hari umuhanda uri nkara haruguru Hari uramara uri hari haruguru nakunze kubara tujya kugira. none se ahubwo akambaza kuki tutamusanga tutamufata tukamujana mu nzira akazavamo nawe yaramenye ubwenge nyine Inzererezi se uze sinzererezi mu yindi waya tubanze tugikuremo inzara kuko buriya leta ni ngome buriya bari abatukuriye ujyana umuntu wamukuremo inzara bahita bagufungwa nako mutuku urabizi ko ako kari byo turamukuramo inzara tumukuremo amatwi n'amenyo turayakuramo kwanza umva nkubwire noneho ikintu tugiye gukora ngo tugiye kugenda tumusanga ku muhanda tumwigishe rero ukuntu yagomba kwigira neza gukamera nk'abandi ntabwo ukigendesha ibirenge muri uru Rwanda ariko tubigishe wawe nibwo bisigaye urimo urashaka kuzansuzugura kandi nkuyoboye oya ntabwo fase nyine banza unyumve n'ibyo kutegeka ziriya mbesire igihe nitwa mu nama yewe mwakoze ikintu mwagize isuku mwagize gute igihe nzanitwa mbweshagura ku musozi inyana z'imbwa na ziremesha inama amasaha nkubwire noneho ntabwo gusuzugura nawe mudugudu ntaza gukora ibintu bitari byo ntaza gukoragera abaturage ntabwo kijya mu bintu bikurikiranye n'iby'isuku ibintu bikoze iki ntabwo kibijyamo neza burya nsigaye mugiye he sigaye nk'ugiye mu akozirandaya ndabizi
harya ngo barimo baramiga sha ubu nta muntu mbona uretse ndaje nta muntu mbona Yoshi, yego ntibambwiraga sarama ndi kureba se. ninjye Yoshida bavuze Ariko se umva nkubaze. yego ninjyewe da ahubwo se wari ugiye Nigiri harahe. akurabona ko nuko niyo ngoma niko bajya bavuga naguze rinete zanjye navuze Icupa ryanjye wanyemereye. icupa ryabo rero gahunda ihari akukora kunaberewe waberwe utaberwe rero kamubwira yego Sabure. Ndi kwimanukira nigira. warumunutse kunzamu. warumunutse ko bariya rero umva mubwire nibwo bwa mbere ntakwambara amadarubindi ntabwo ndi no kureba neza uzi ko ikinyugunyugu cyabonye itara nuko kwibana yewe umva oya nanone ndarakaye ibyo byawe sibyo mba nkubwira ntabwo mfite ikibazo ubu none uvuga ngo hari umutekano mudugudu ntabwo bari bumenye baraguhitana ahubwo ubu ugiye kumbwira ngo bino bikote byanjye nambaye da Iryo kote ni nk'ifoto, ibirenge ni urabacikira he? kana kanifomu ariko umva nkubwire Uri kunzamura kandi n'imana. ngiye kugura kafe hano ruguru duhora nyuma y'imota 15 Icupa ryanjye. icupa ryawe nsanga hano ndakugura mu gasantire hano abana gasoke yego kora mugabo ko bancira ku nyoni pe warye ngo inyoni nta muntu yicira hiri mu kirere ahantu ho menza ndayicira ndakurahiye mudugudu ariko akora kana gatebe gashize kari karyoshye ariko nanjye banza ndikimara mwe ibyo nambara amadarubindi nta na silipa biba yita hasi ku street ariko kavukire ko yambwiye ngo inzara barazincomoramo ariko nta muntu uri buze kumbona aya madarubindi yanjye nta muntu uri buze kumbona ndakurahiye gahunda ihari we hari igihe umuntu yihisha mu ishyamba bakamuvumbura akora igihe bakwisha umuntu mu muhanda nawe kumenya kanigendere bisanzwe nkomeje kumva naniwe kubona ibintu bigoye yego turayibona shayo ntabwo iducika ahubwo zikari ngo ahubwo abantu yatugezeho we bimeze bite yego bimeze bite mwiriwe komera si ibintu byo ni ibiki ibisi ni ubukene iyi ni ubukene oya mumbabarira yego ndi kwigendera n'ubundi ndi umuhaso w'imihanda uri nijye bita Yoshida nijye Yoshida mu mudugudu wawe ntabwo nananiranye rwose uyu nakubwiraga ntabwo nigize naniranye barambwiye ngo warananiranye ubuze nakubwiye kwambara rinete aba bagabo nta nubwo mbazi ibi birenge buriya iyi ni forume yego nabwiye ubise ibi ni biki wambaye amadarubindi abone izuba rero none umva nkubwire bakubwira ngo ugomba kwambara intuza bakubwira ngo ugomba kwambara ibirenge mu muhanda birembo kuramo sha undi wambara nanjye mu tuzu ntazo namba anyishe abanyarwanda muri bande mwabagabo mwe ko mugiye kumuhote kukubaza cha ishangana uyu ni mudugudu cha ishangana muhe banyi asoni mu mudugudu waje wo kubita ibintu by'ibishato nk'ibi ngenda nabikana oya mubwire manzi umubaze impamvu yo kugendesha ibirenge umva rero mushazamura ibikoresho uragenderesha gake ku baturage bawe mutekano aranyishe mutekano mvuye nko korasa kaguru ibintu baracyabyamba oya rwose rambya amaguru hasi rambya ashamuse yego muyo ibintu bicyari haturebe bisubira yambaye nini andebe hajya ngo ibi bintu barabyambaraga ibi bigabo ntibiragice abanyarwanda umutekano na mudugudu zikari sawa koko ndanyura he wa muhirinde urubanza kera yakomeye yewe data we sinibuka ko babyambara nani gute ako si muyo ngegera nkizi zigira amadarubindi wo ntabwo ufite nawe gashemo nk'umuyoboro yewe data we none se ujya ni kutya twabonye babayobozi bazavuga
yewe data we hano kana kuguta bazambaga mu matwi icara aho hasi yewe data we reka mbe ndikuremo shaka nkubwira ahubwo ibigabo umugabo ugomba kumigenza rero kabaye kugira ucike kugendesha ibirenge mu muhanda uri kubyumva kugira ucike kugendesha ibirenge mu muhanda ugomba kuzikuramo mukuramo izo nzara mudugu mukuramo izo nzara aho kugira mu muremo inzara mushake mu biti muyabo no gutagatekereza ukupfa kwita umuntu ntabyemewe ugomba kumanza wamwigisha neza uri kubyumva ariko sa twigisha aya tumwigishe neza ngo nkubwire noneho ntibigomba kugenda tugiye kugenda tuguha umunsi umwe ejo tuzajya duhure wambaye inkweto urabyemera nawe hagishanga tumuhaye nyina shaka oya tumureke yazamenyera izi nzara muraziretse ejo uzaza waziciye wambaye n'inkweto kuramo yewe data we ibikoresho bya ese mba nabizanye gusa none se murambabari ishanga rishanga oya ariko reka ishanga rishaka twaza cyaramenyere reka baramenyera kubasuzugo kagomba ko kumaramo ubusi mujya gute munsi y'ibirenge munyuze kinyafisho munsi y'ibirenge munyuze kinyafisho mumbabarire nta musozi kinyafisho nako nsigira kwambara ibirenge rwose ayiwe data we munyuze kinyafisho reka ayiwe kubika mpaka ubuguru bwawe mudugudu mbabarire rwose mbabarire rero ngiye kuzikuramo mujya kuburamo inzara basi mucomora mute kumurisigarana ariko inzara zanyu muzire urabizi muramukura mukuremo ukuva mujya kuncomora mukuremo ukuva kuvukunyomoremo ukuremo babarira mukuremo aba ntabwo ari abayobozi n'ukuri kw'Imana umutekano wambabariye koko reka tukwereka akantu mumbabarire ariko nk'umutekano ngiye kubwira ikintu kimwe ubu bwa mbere n'ubwa nyuma wamuhirimbiriwe wangetura we wanjyangabiranya we wangegera we murambabariye uri umwanzi w'amahoro urengengabiranya uretse tukigira inama uretse umwanzi w'amahoro urengengabiranya uri kirimarima uri ikiziba ariko rero mudugudu nubwo urimo uranikagura usabye umudugudu wanjye nta soni nubwo urimo urantikagura urimo uramboroza n'agaciro kunjye ni murage none si ko n'ubukene mureka haguruka iruke vuba vuba uzaguze inkweto ntabwo wambaye inkweto wambaye ibyo birenge wigendere ntabwo ukagenda nanjye kuko buri uko gihagaze mu gashaka kumenya ko nta purake aya mureke twigendere ngegera gusa twingegera zamenyere mu mudugudu wanjye nta soni ni guhindura ibintu umudugudu na mutekano bari banyikiye mu mudugudu wabo ariko ubundi abayobozi bakubita abaturage uko biboneye bari bandimuye bandituye rero nivugishe ngo ndagacira kunyona amabinga bari bayamenye neza rinete zanjye barazigize ibyo niyigize ngo ni Hasovu Street ngo ndiyoshe dada ngo mu mujyi ibintu nabyigiraga mu cyaro mva mu guhinga n'iki byose n'amaye ibirenge ariko baranankunyeye byo tako ntibaricomoye mora babasenze bari bankonyoye neza ariko gahunda ihari ni Hasovu Street sawa nyamwanga kumva yanze no kubona mbwira ngo mutekano mudugudu ngo basaze uzibira bankoreye ejo hashize ujye nkunda kunseta ndabizi hagiye barangocagura ku buryo bari bafite gahunda yo kuncamura n'itako urahira ni ukuri bitako ukora hano wumva ko oya ntukore ko none se yo kuricomeramo ngo bari maze iki bari kunziza iki ibirenge nta kintu ariko narakubwiye warambwiye kubwiye uravuga ngo wiguriye rinete ngo urabitsimba umva ngusetse umva ngubita igistori cyuzuye za darubini naguze sigira ngo nazicyuye bazi kwateze nazinyambuye ahubwo abasenzi bebemo bazigera banza baratari ba mudugudu birani ibiteka mutwe byaje iri kwitirira ubuyobozi none se buheruka kubona nibo abamperuka kubona mwahuye bameze gute nahuye n'ikigabo cyambaye urusarubeti kirambye ngo cya mutekano ikindi ikintu cyambaye ni hari ibikweto by'umweru ibigozi ko reka ntekereze neza bahuriye
mu kayira kazamuka hariya hirya barimo bagenda bamvuga bafite amasupana rwose ibiki byose sinakubwira. wagira ubuhanuzi ninjye bwasohoreyeho yuko ati Kristo azaza kuko ibintu bankoreye ntabwo umwana w'Imana Yesu yakwemera ko umuntu bimubaho. wagira ngo bari bagiye ku rugamba. aya umva mubwire rero kavukire umudugudu wanyu mwe mwawuvukiyemo muri abanyabibazo niba mugira abayobozi nk'abo ngabo bakuramo inzara kubera ibirenge. Dore ikibazo cyabaye kiri waje njyewe naje ndi kwihungira mu mudugudu wanyu ubwo ubuzima bwari bunshanze banyibye banyambaye nambaye ibirenge buriya bagize ngo ndingegera ndi igisambo. noneho naguze utuntu babaganira twawe njye bari kuganira utuntu twarancekeje kagira inkuru none indaya abo bayobozi gukorana ibigore ngo bibirangura warujye ngo zanye ababyeyi ngo bibarayikuramo nararuko se yewe data we nibyo ko bari kuzivanamo nkubwire ndamumva genda bazi nabagona abayobozi nk'aba ngaba nubwo bampaye yuko ndi umukene ntabwo bakwiye kuba mu gihugu abayobozi bakora ibi bintu. ariko amugane reka nkubwire kavuki ariko shawura nambabaje niba ngombwa niba umuyobozi asanga wambaye ibirenge ntakugure na silipa urumva umuyobozi we yageze igihugu ku iterambere.